Yes, ngo ikaze ku ISOMO Media TV, isoko y'amakuru utasanga hano, ndetse amakuru abacukumbuye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Rero ntajye mu bintu byinshi, ni inkuru iri kugenda ivugwaho n'abantu batari bake, ndetse ni inkuru yakoze ku mitima batari bake, abantu benshi bagiye bishimira ndetse bagenda batangara babona uburyo Kagarara ubuzima agiye kubamo, ndetse n'uburyo abayeho ari ibintu bishimishije, ndetse ibintu biri kugenda bitera abantu benshi ibyishimo ndetse no kwishima bitewe n'uburyo uyu Kagarara yagaragaje impano ndetse n'ubushobozi bwo kuba nubwo afite ikibazo cy'ubugufi cyangwa se afite uburebure budasanzwe, abantu benshi basanzwe bafite biheza ndetse bakagaragaza ko bafite banatewe ipfunwe nabyo. Uyu we yakomeje kugenda avuga ko disability is not inability, niko kajambo cyangwa se niko gasloga akunze kumenyerwamo cyangwa se kumvikana avuga mu biganiro byose agenda akora, ndetse no mu biganiro akora byose akorana na mugenzi we Sabrina, aho couple yabo yakunzwe bitewe n'uburyo abo bombi bahujwe n'uburyo bose bafite iki kibazo cy'ubugufi, ndetse aho abantu benshi batangiye kugenda bumva neza banasobanukirwa ko uburyo bameze no kwifata ukiha icyubahiro, cyangwa se no kwifata ukumva unyuzwe n'uko umeze, cyangwa se n'uko uteye n'uko waremanywe, ari ibintu bishobora gutuma ukundwa, ndetse ushobora kubyazamo impano abantu mu mwanya wo kubibonamo nk'ikibazo, ahubwo bakabibonamo nk'impano Imana yaguhaye ishobora kuba yanagutunga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kuko kugeza ubu ngubu Kagarara ubwe twavuga ko ukuntu ateye, cyangwa se ukuntu we na mugenzi we mukunzi we Sabrina bameze, nibyo bintu bikomeje kugenda bituma bigarura imbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndetse bagenda bakundwa n'abatari bakeya. Aho mu minsi yashize tariki 2 z'ukwezi turimo kwa gatanu habaye umuhuro wateguwe na Kiliziya Gatolika, aho abayobozi bakomeye muri Kiliziya Gatolika bari bahuye n'aba influencers cyangwa se bakoresha abavuga rikijyana, ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bari gusangiza, bari kuganira, bagahanahana ibitekerezo by'ikintu cyakorwa, aho ibirori byari byitabiriwe n'abastari batandukanye, harimo ba Gerard Mbabazi, Ismail Mwanafunzi, ndetse n'umuhanzi wamenyekanye mu njyana ya R&B arimo Christopher Muneza, aho yaje no kuba yatanga ibitekerezo byaje kuba byafatwa nk'ibitekerezo bigomba gushyirwa mu bikorwa. Gusa sibyo twaje kuvugaho, kuko inkuru ihari nuko n'uyu Kagarara yitabiriye ibyo biganiro, ndetse yaje no kuba yafatwa amafoto yahuye n'uyu nyiri cyubahiro CARDINAL Antoine Kambanda, aho yaje kuba yakundwa n'abatari bake. Abantu benshi bagenda babigaruka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bagenda bigaruka. Gusa si byaje kurangiraho, dore ko n'amakuru arimo kuvuga nuko yaje kuba yanahindurirwa ubuzima, akaza kuba yafatwa amashusho nk'uko byagaragaye nyuma yo guhura na Cardinal Kambanda. Hari amashusho agiye hanze amugaragaza ari ku nzu nshya, ari kumwe n'umukunzi we Sabrina, aho abantu benshi bagiye batungurwa nabyo, ndetse bakagenda baterwa urujijo nabyo. Nk'uko muri kubibona, hari amashusho abagaragaza bari ku nzu nshya imeze nkaho icyubakwa, ndetse inzu itari yanubakirwa igipangu, bimeze nkaho bikiri muri process. Inzu yarangiye ariko imeze nkaho ikiri muri process yo kuzu ndetse hagashyirwaho n'igipangu. Gusa ikihari nuko icyangombwa nuko inzu yuzuye, iby'ibipangu bizaba biza nyuma. Gusa amakuru ari nuko nyuma yo guhura na nyuma yo guhura na Cardinal Kambanda yaje kuba yahindurirwa ubuzima, ndetse bikaza kuba byanatuma yahabwa inzu na Kiliziya Gatolika, aho
abakristu bakusanyije inkunga mu buryo bw'ibanga bakaza kuba bayimushikiriza, bikaza kuba bivugwa ko byagizwemo uruhare na Sabe ukorera kuri Simbi TV, kuko ngira ngo murabizi neza ko Sabe ari we wakomeje kugenda ashishikariza Kagara kuzajya ajya gusenga, ndetse Sabe ni umukristu w'umukatolike, ndetse ibi byose bikaba bivugwa ko ari we ushobora kuba yagize uruhare muri iki gikorwa, ndetse igikorwa cyo kuba cyateza imbere uyu Kagarara ndetse na mugenzi we cyangwa se umukozi we Sabrina, dore ko couple yabo yakunzwe. Gusa mu minsi yashize hari ikibazo cyabayemo ahantu aho abantu benshi bitwaje igikundiro abantu bagiye bagirira iyi couple yabo, cyangwa se bagiye bagirira Sabrina ndetse na Kagarara, cyane cyane aba diaspora bagiye bifuza ko babafasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bakagira ikintu bakora mu buryo kubafasha mu buryo bwo kugira uburyo babakemurira bimwe mu bibazo bafite, ndetse bikagaragara ko hari ikintu bakoze. Abantu bamwe na bamwe abagizi ba nabi cyangwa se abantu babiyitiriye baza kuba batuburira cyangwa se batekera imitwe abo ba diaspora, babarya amafaranga, kandi abo ba diaspora bazi neza ko amafaranga bari kohereza y'imfashanyo ari kugera kuri Sabrina ndetse na Kagarara, kumbi barimo kuyohereza abantu babiyitiriye mu buryo kugira ngo babashe kuba babungukira ndetse banatubure batekera imitwe aba diaspora, babarye amafaranga babeshya ko ari bakagarara ndetse na Sabrina. Usabiza kuba byarangira aba diaspora bamenye neza ko umuntu barimo guhereza amafaranga atari Kagarara cyangwa se atari na Sabrina nyirizina, ahubwo ari abateka mutwe babatekeye imitwe. Ibi bintu Sabe yaje kuba yabigarukaho kuri kamera, aho yaje kuba yashyiraho video igaragaza ko hari ikibazo kirimo hagati ya Kagarara ndetse na Sabrina. Gusa muri make yarashatse gusobanura ko hari abantu babiyitiriye bakaza kuba batekera imitwe umudiaspora wari wifuje gufasha Sabrina, bamurya amafaranga agera mu bihumbi 470 n'andi yagiye yohereza arayo gukemura ibibazo. Gusa byaje kuba byamenyekana kuko by'umujura n'iby'iminsi mike yabijyana nyuma bigahita bisobanuka hakamenywa amakuru ya nyayo, kuko iki ni ikintu abantu bakoze bashaka kubatubura cyangwa se bashaka kubarya utwabo bitwaje ko ari Sabrina ndetse na Kagara. Rero na makuru abantu benshi bagiye bifuza kuba bamenya, ndetse na Sabe yifuza ko yamenyeshwa abantu batari bose bakurikirana Kagarara. Gusa ngira ngo Sabe yashyize hanze na video cyangwa se na nimero za nyazo za Kagarara ndetse na Sabrina za nyazo wababonaho. Niba uri n'umbu diaspora kifuza kuba bafasha, wajya kureba ibiganiro byo ku Simbi TV ukakurikirana ukamenya neza. Niba wifuje kugira ikintu nawe wabafasha kuba wajya kureba ibiganiro byabo, ukaza kuba wareba nimero zabo baba pininze muri comment section, ukabakurikirana ukabafasha. Rero ndagushishikariza gukanda subscribe cyangwa se kubicyonda kuri sabone kugira ngo ukomeze umane natwe gatanu kandi hano ku ISOMO Media TV. Amakuru yo nakagaruka. Ciao ciao, Imana ikomeze kurinde ibane nawe, ukomeze kugubwa neza.